abagabo aho tuva tukagera dukunda gutega ishema n'abagore bacu. Kuba watega ishema no kuba ati ni madamu musuhuze nibyo bitunezeza. None se umuntu yaba yamaze kuvuga ko ari nyogokuru wawe ubwo mu myaka 6 n'igice yaje insinga zaje gukora naho z'ubwongo reka mbivuge muri ubwo buryo atwitinda y'ibitekerezo. Abaganga barabizi n'abandi bantu baceya wenda bashobora kuba babisobanukiwe, inda zo mu bitekerezo zijya zibaho. Umuntu agatwitinda yo mu bitekerezo, imihango y'abagore igahagarara, inda ikajya n'imbere. Nuko rero tumara amezi 6 tuzi ko atwite. Twagiye kwa muganga tugiye kwipimisha, abaganga baducishije muri ecography baratubaza ngo muri bazima. Ndamusubiza ati turi bazima cyane, ndamwana ndi n'umudiyakoni ndikora n'amasengesho ndumvuga butumwa. Aramwe ati sibyo nakubaje, abaza ngo mugiye kubyara umwana wa kangahe? Ati ni uwa mbere. Mumaze imyaka ingahe mutabyara? 6 n'igice. Amenye yuko arebye kwiranga muntu, arebye imyaka yanjye akareba ni y'umugore, abona yuko umugore ashobora kuba yaragize ikibazo. Ubwo bahise bamenya ko yatwise inda yo mu bitekerezo. Umuganga arambwira ati rero mwihangane mukomere, iyi nda mwavugaga ntabwo yigeze ijyamo, ahubwo nimukomeze mutegereze. Amera nkaho yongeye yihebye bundi bushyashya. Menyekanye n'undi umugabo urugamba kwa muganga, ndi umugabo ubwo yigeze kurwara n'indwara yo kuva, nkajya ngura amakotegise. Abagabo bose baramenya ko hari umugabo ugura kotegise buri munsi. Ibyo nabyo ndamenyekana ko ndi umugabo utabyara, ndamenyekana mu baganga, ndamenyekana mu baki, narazengurutse. Ndamenyekana ko ndi umugabo ukennye ucuruza igikoma mu muhanda, umugabo ucuruza amavoka, ko n'amavoka narayacuruje yo mwibase, nkajya ngenda natebeje nk'umukozi w'Imana, ariko ngiye gucuruza amavoka kugira ngo ndebe ko nakuraho igihumbi. Naba nakoreye ibyo bitatu nkahita nsanga umugore ararembye. Twarashakanye tumara umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu, umwaka wa karindwi duhora kwa muganga. Yaje kuremba, namugwaje imyaka 7 irenga. Nkora kwa muganga, mpura n'urugamba rwo kurwaza umubiri mushiraho. Abo duhuye turi kumwe nko mu nzira bakansuhuza abanzi nk'umuvuga butumwa, bamara kunsuhuza bakavuga turaboneza mukozi w'Imana, nanjye ntoraho. Bagahita bamuhindukirana nabo turi kumwe bakavuga turaho nawe mukecuru. Abandi bakavuga tuyu ni mama wawe Iza. Ni baba wawe Kangora. Ibyo nabyo nyine byarankomerekeje, ariko icyo gihe wari urimo wagombaga kubyakira kandi mu gihe ntabwo bisobanura. Ndashimira Imana ko yakoze iby'imbaraga ku buzima bwanjye. Ari nabwo kakaririmbo naririmbye ngo imbaraga z'Imana. Nanjye imbaraga z'Imana zampereye kunywera ku iriba ry'amashimwe. Ndasengera umuntu wese ushobora kuba ari mu kibaya cyo kuba hari amariba yo kuvomera ku bintu bisharira, akomere hirya y'iryo riba. Imana izagufukurira kandi kariba kagushimiraho Imana mu izina rya Yesu. Nukuri ntabwo buzahora bwije, Imana izakesha ijoro ryawe, Imana ihabwe icyubahiro. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. dushimira Imana iduhaye umwanya mwiza kandi ikajya n'umutumirwa watugendereye. Munyemere tumwakira dusuhuze ikareba. Ndabasuhuza cyane. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Amen. Nitwa Irivuzimana Isayi, mwene so muri Kristo Yesu. Umugabo ndabatse afite umugore n'umwana. Yesu aduhana umugisha. Nyemerera ntangire nsenga, hanyuma ukomeze tubwire impamba yacu watuzanye. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Mana yeza abantu bayo, twishimira ubwami.
tugushimira umwanya mwiza duhaye n'inyemerero z'ibana natwe muri kano gahe ubugingo bwacu burimbuke mu izina rya Yesu amen. Gahe turakwishimiye. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Amen. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 harimo ijambo rivuga ngo nimwemera mu kumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Ndashaka dufungire kuri uwo murongo wonyine kugira ngo mbahe ubuhamya ibyo nifuza kuganiriza abantu badukurikiye, ariko nirefeye kuri iri jambo ry'Imana. Ijambo riravuze ngo nimwemera mu kumvira. Iri ni ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli. Hari amagambo yari yabanje haruguru, ariko ageze kuri uyu murongo wa 19 arababwira ngo kubyo nababwiye haruguru nimwemera mu kumvira mukabikora muzajya ibyiza byo mu gihugu. Amen. Rero akantu nshaka kuvugamo ku bantu badukurikiranye, ndakeneye ko umuntu wese niba ashaka kurya iby'Imana, niba ashaka kurya ibyiza bitangwa n'Imana, agire kumvira Uwiteka. Amen. Ubwo ntibyumvikanye. Iyo wumviye Imana, iyo wumviye Uwiteka, imigisha yose Imana igenera abayumvira uyiryaho. Iyo umuntu ashaka kurya ibyiza Imana itanga, ahagarara mu murongo witwa kumvira Imana, kumvira amategeko y'Imana. Kuko iyo muri Bibiliya ijambo kumvira ribonekamo inshuro nyinshi. Iyo umuntu yumviye ahura n'ubwiza bwose Imana itanga. Imbaraga z'Imana ziramukorera, imbaraga z'Imana zimugendaho. Reka mbivuge muri iyo shusho. Gukora kw'Imana kukabana nawe, umva, yaba aryamye gukora kw'Imana kuraboneka, yaba abyutse gukora kw'Imana kuraboneka, yicaye gukora kw'Imana kuraboneka, arwaye gukora kw'Imana kuraboneka. Umva, yarongoye atarongoye ubwiza bw'Imana bukomeza gukora, kuko ari mu murongo wo kumvira iki Imana. Kuko Bibiliya iravuga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37 harimo ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigere gute ngo rihere. 45 hakavuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute bizasohora. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Rero nkuko nari mvuze ko nshaka gutanga ubuhamya, ariko ndifuza ko nyene dukomereza kuri iryo jambo ry'Imana. Nimwemera mu kumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Ndashaka kuvuga ukuntu numviye Imana. Nubwo bajya bavuga ngo kumvira Imana ngo birasharira, nibyo pe birasharira, ariko nubwo bisharira kuri twebwe, ariko ku Mana biba biryoshye. Kandi natwe iyo turangije bwa bushake twanyuzemo twanyuzemo biturutse mu kumvira Imana, natwe bisoza bituryohera. Kubera ko sinzi niba ari umuhanzi yarahanze aravuga ngo intambara urimo none n'ibibazo urimo byawe none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Imana itugirire neza. Hari umuririmbyi yaririmbye agakorasi, niba ari agakorasi, niba ari indirimbo, ariko ndafatamwo agace kamwe. Yaririmbye mwe akaririmbo kavuga ngo imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya. Ndakeneye ko abantu badukurikiranye Imana ibahe kuvomera kw'iriba ryo gushima Imana. Imana ibahe kuvomera kw'iriba ry'amashimwe. Hari undi we yaririmbye aravuga ngo najyaga mvumba amashimwe y'abandi.
ahoraganya kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi bashima. Murakoze. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo yabaye mu gihe cyo kuba adafite ikintu cyamutera gushima, ahubwo afite ikimutera gusaba. Kuko iyo utarimo gushima uba urimo gusaba kugira ngo bya bindi urimo urasaba numara kubihabwa uzabona ishimwe ryo gushimira uwaguhaye. Imana ihimbazwe. Ariko ibyo gushima nanone birahari. Hari abantu bajya babura ibyo bashimira Imana, no kuba ugihumeka umwuka w'abazima nabyo bikwiriye gushimira Imana ikwiriye kubishimira. Ikindi ku bantu twamenye Imana dukwiriye gushima cyane kuko ibyo Imana yakoze bifite agaciro karuta iby'inyuma. Kuko muri twebwe twakiriye ubugingo buhoraho, kuko Bibiliya iravuga ngo wizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utamwizera nta bugingo aba afite, kandi umujinya w'Imana uguma kuri uwo. Turashimira Imana rero yaduhaye Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turashimira Imana yaduhaye Yesu. Amena. Turashima n'Umwuka Wera yatujemo. Haleluya. Kuko Umwuka Wera niwe ukora byose muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Turashimira Imana rero kubwo kumvira Imana ko hari ibyiza by'Imana burya bikakugeraho, ukabibonesha amaso yawe, intoki zawe zikabikoraho, zikabiterura, ukabyambara, ukabiryamaho. Kuko kumvira Imana ntabwo bisa. Imana itugirire neza. Amena. Rero nkuko tujya ntawe wiyigisha atarize. Yego. Yes. Hanyuma Imana kuko ari Imana, kugira ngo tuziyigishe ibanze ikatwigisha. Nibyo. Rero ndashimira Imana ko hari ukuntu yanyigishije mu bushake bwayo. Mu busore bwanjye nakwije imyaka 25, Imana isaba gukora ubukwe. Noneho gukora ubukwe ari naho ishingiro ry'ubuhamya ngiye kuvuga. Nashatse umukobwa Imana integetse cyangwa se isabye gushaka. Mu by'ukuri mu bigendanye n'amarangamutima yacu n'ubwenge bwacu n'amanalize yacu, nta kintu yari afite gikunditse cyane cyari gutuma nemera kuba twashakana. Icya mbere yari afite imyaka irenze iyanjye. Icya kabiri yari afite uburwayi bwo mu maraso bwo bakunda kwita ngo virusi itera sida. Mu by'ukuri uri umuntu muzima ufite ibitekerezo, biragoye gupfa kuba wabyemera ko wabana n'umuntu ufite ubwandu n'ubu uri muzima, sibyo? Ariko Imana yarabinyemeje ndabikora. Twashakanye 2014 mu kwezi kwa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa nari mvuze ngo 2014 mu kwezi kwa gatanu itariki 24 ubwo twasezeranye mu rusengero rw'itorero rya Adeperi Remera. Ubwo rero nanjye numviye ubushake bw'Imana. Uwo mukobwa turabana ndusha imyaka 13, yari afite 38, afite 25, afite ubwandu, yewe ndi muzima. Ariko Imana yari yarambwiye ngo ndi umusore ndimo ndasenga, Imana ikambwira ngo iki wanjye n'amaraso yanjye Imana irayakingiye, irambwira ngo nta ndwara n'imwe izapfa kwinjira mu maraso yawe keretse mbitegetse.
hanyuma sinamenya ko iryo sezerano imana izaringeragereje. Mu by'ukuri iryo sezerano ryo kurindirwa amaraso numvaga ntasobanukiwe neza ikivuze, ariko nkavuga ngo za infection zo mu maraso nazo zibaho n'ibiki n'ibiki, ariko sinatekereza ko nzahura n'urugamba rwo gushaka umukobwa ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Ariko byaje kubaho rero, umwuka wera arabibutsa ko yavuganye nanjye, hanyuma imana impa imbaraga zo kwizera no gusohoza ubushake bw'imana imana, cyane ko imana yajyaga imumperaho amasezerano ikambwira ngo, yigeze kumbwira ijambo irambwira ngo si umugore nguhaye ariko ni umugisha nguhaye, namwe ngo nzamukumenyekanishirizaho, nzamuguheraho icyubahiro, nzamuguheraho ijambo, nzay'abarokore tujya tugendana. Ariko natekereza ko mu maraso ye harimo ikintu nanjye gishobora kuzanyica, nabwo nkagira ubwoba, ariko hamwe no gusenga imana mu mutima wo kubyakira bibamo bihagarara, turashakana. So natindiye abantu badukurikiye, baje gushakana nk'uko nababwiye itariki n'umwaka twashakaniyemo. Twarashakanye tumara umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, umwaka wa gatandatu, umwaka wa karindwi duhora kwa muganga. Yaje kuremba, namugwaje imyaka 7 irenga, nkora kwa muganga, mpura n'urugamba rwo kurwaza umubiri mushiraho. Abo duhuye turi kumwe nko mu nzira bakansuhuza abanzi nk'umuvugabutumwa, bamara kunsuhuza bakavuga turaho neza mukozi w'Imana, nanjye nturaho, bagahita bamuhindukirana nabo turi kumwe bakavuga turaho nawe mukecuru. Baba rwari urugamba rukomeye. Mu by'ukuri abagabo aho tuva tukagera dukunda gutega ishema n'abagore bacu. Kuba watega ishema no kuba ati ni madamu musuhuze nibyo bitunezeza. None se umuntu yaba yamaze kuvuga ko ari nyogokuru wawe, barambaza ese ni nyogokuru wawe Iza Musa, twendaga gusa umufasha wanjye twashakanye mbere, abantu bitewe n'uko indwara yari yaramumazemo ishusho y'abakiri bato. Mu by'ukuri umuntu ufite imyaka 38 40 ntabwo aba aragera igihe cyo kuba yakwitwa umukecuru bikabije, ariko igihe kiragukanda kikakwegeranya ku buryo uba mukecuru ukiri mutoya. Abandi bakavuga ati ni mama wawe Iza, ni baba wawe kangora. Ibyo nabyo nyine byarankomerekeje, ariko icyo gihe wari urimo wagombaga kubyakira, kandi mu gihe ntabwo bisobanura. Iyo bakuvuze ko uri umukene kandi nawe ubizi kuri we, ukwiriye kwihangana kugeza umwami nahindura ibihe. Iyo bakuvuze ko usabiriza kandi koko urya ari uko wahamagaye ishimwe Anita ati wanyohereje 5, yerera kuvuze yuko wamusabye, ugomba kwihanganira ko nyine wariho ibyo wasabye. Ariko nkavuga nanone ko bizera ntabwo twari dukwiriye kuba gutyo. Turabizi ko Imana ariyo mugenga w'ibihe. Iyo umuntu ari mu gihe cyiza ntakajya aseka uri mu gihe kibi, siko kwiza. Kuko Bibiliya ikivuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyabukesheje wawe niyo yatumye bwira kwa runaka. Ubwo turanabahuguriye nk'abakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Donc ikindi ari ukuntu umuntu ajya avuga ngo umuntu ngo asonza gute ngo afite amaboko 2, yewe niyo ikinga ntihagire ukingura, niyo inakingura ntihagire ukinga. Kandi hano yaravuze ngo Uwiteka arica agakiza, ashira ikuzimu agakurayo, Uwiteka arakenesha kandi agakenura. Bishatse kuvuga ngo wowe niba uyu munsi Imana yaragukenuye, wa wundi Imana yabaye mukenesheje. Murabizi ko ibyisi biribirindura, uyu munsi umuntu ashobora kuba ari hejuru undi ari hasi, hanyuma ejo bikibirindura wa wundi wari uri hejuru akajya hasi, wa wundi wari uri hasi akagira gute, akajya hejuru akazamuka. Rero nubona yabera b'Imana aho baherereye hose, nubona mwene so ari mu gihe cyo kutihaza mu biribwa,
ukaba urya ugasigaza uzamufashe gusindagira muri iryo joro arimwo nibyo byiza bishimwa n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma twaje kuba muri ubwo buzima umwaka wa mbere 3 4 5 nta rubyaro tugirana nabwo. Bibiliya iravuga ngo Penina yajyaga babaza Hana cyane kuko Penina yari yarabyaye Hana atarabyaye, akajya amubwira amagambo yo kuninura sinzi nko kumushinyagurira. Yes, Imana kumugisha aramushinyagurira aramubabaza. Iyo Bibiliya ivuga ngo Hana ngo Penina yamubabazaga cyane ashobora kuba n'imyanda y'abana yarayita mu rugo. Ni urugero ntanze kuko kubabaza umuntu cyane biravuze ngo umbera nk'umuntu umutoromatiza uburyo abura ubuhumekero. Ariko turashimira Imana yuko ari Imana igihindura ibintu ikaruhura. Hanyuma rero ubwo mpura n'urugamba narwo kuvugwa ko ntabyara. Abandi bakavuga ati rongo y'umukecuru n'iki cyabiguteye, habamwe amagambo menshi. Ariko nyine ubwo rugamba rubaho, ugomba kwihanganira igihe uhagaze. So imyaka 6 n'igice igeze, kubera n'agahinda n'umubabaro, kuba kuze, kuba nta n'urubyaro aboneye mu rugo yashatsemo, ababyeyi cyangwa se abagore banezezwa no kuba bafite umusaruro mu rugo bashatsemo. Ariko nabwira umuntu ushobora kuba atarabona umugisha w'urubyaro nkamubwira ngo nakomere. Icyo gihe kibaho. Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo kijya kitugeraho kitari rusange mu bantu, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana igica kanzu. Namuhumuriza nkamubwira ngo komera, ntiwigirire nabi, Imana iracyagukunda. Hari abera ba mbere batubanjirije nabo bahuye n'ubwo rugamba. Mu bintu byagiye binkomeza nagiye nishingikiriza ku ijambo ry'Imana, bigatuma mbona yuko ikigeragezo mpagazemo atari jewe ukiriho jenyine, n'abera ba mbere basengaga Uwiteka nabo bashobora kuba barahuye n'urugamba. Ubwo nanjye rero nkahita mba ngo nanjye igihe cyanjye abera ba mbere ntibakiriho, ni twebwe turiho. Nkavuga ngo nanjye ubwo rugamba rwangezeho, reka nihanganire mu Mwami, Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubwo mu myaka 6 n'igice yaje insinga zaje gukoranaho z'ubwongo, reka mbivuge muri ubwo buryo, atwita inda y'ibitekerezo. Abaganga barabizi n'abandi bantu bakeya wenda bashobora kuba babisobanukiwe. Inda zo mu bitekerezo zijya zibaho. Umuntu agatwita inda yo mu bitekerezo, imihango y'abagore igahagarara, inda ikajya n'imbere. Nuko rero tumara amezi 6 tuzi ko atwite. Twagiye kwa muganga tugiye kwipimisha, abaganga baducishije muri ecography baratubaza ngo muri bazima. Ndamusubiza ati turi bazima cyane, ndamwana ndi n'umudiyakoni, ndikora n'amasengesho, ndumvuga butumwa. Aramwatse sibyo nakubajije, abaza ngo mugiye kubyara umwana wa kangahe? Ati ni uwa mbere. Mumaze imyaka ingahe mutabyara? 6 n'igice. Amenye yuko arebye kwirangamuntu, arebye imyaka yanjye, akareba n'iy'umugore, abona yuko umugore ashobora kuba yaragize ikibazo. Ubwo bahise bamenya ko yatwise inda yo mu bitekerezo. Umuganga arambwira ati rero mwihangane mukomere, iyi nda mwavugaga ntabwo yigeze ijyamo, ahubwo nimukomeze mutegereze. Amera nkaho yongeye yihebye bundi bushyashya, kuko n'ubundi yarasanzwe yihebye, none yarazi ko anatwite, none asanze nta kintu kigeze kijyamo, ajya hasi bikomeye. So bituma rero yaje gufata imiti yayinywa, kubera kuyinywana umubabaro mwinshi ntigire icyo izamura. Abasirikare bagenda barangira, yageze ku rwego asigarana abasirikare 16. Umubiri umushiraho, ibintu birakomera. Imana imbwira ibintu byinshi, irangije Imana ku kababaro, Imana irakamara. Niyo mpamvu bumvise nivuga bwa mbere
nivuze ko ndi umugabo ufite umugore n'umwana. yego ndashimira Imana rero nyuma y'uwo musaraba, reka mwite umusaraba, nyuma y'urwo rugendo ngo gukubitika muri ubwo buryo bw'umubabaro mwinshi, Imana yaje kugarukaho. Bibiliya rero iravuga ngo nimwemera mukumvira n'iryo jambo twahereyeho muzajya ibyiza byo mu gihugu. ndashimira Imana ko uyu munsi mfite ndi kurya ku byiza byaturutse mu kuba narumviye Imana, kuko Imana yampaye umufasha nishimiye, ndetse impa n'umwana nawe mwiza. nyuma yaho impaho kwicara heza, impaho kuryama heza, inyambika neza. ubu ndashimira Imana higejeje, umva nambaye n'agasaha keza, nambaye n'impeta nziza. Imana yarakoze. wambaye neza pe. badukurikiranye bamenye ko Imana ntabwo ujya ibabaza umuntu iteka, ahubwo ujya umugaruka ikamugirira iki? Ibamba. nagira mvuge ngo hirya y'urugamba umuntu arimo ararwana, ukomerere mu mwami, ukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Satani ntakugirire nabi ngo ujye mu bandi bagore cyangwa se ngo ujye mu bandi bagabo, kuko nabyo bijya bibaho ku mpande zombi. ntiwigirire nabi mu rugamba urimo ngo ujye gucuruza inzoga cyangwa ujye gucuruza mu kabari. komeza ubane n'Imana, Imana ikubera imbaraga. muri ibyo yaravuze ngo ugwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. fata ubugingo aguhaye buguhesha ibyishimo. asoza avuga ngo wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubesha. Imana ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza. nyuma y'aho ngaho ndashimira Imana ko yakoze iby'imbaraga ku buzima bwanjye. ari nabwo kakaririmbo naririmbye ngo imbaraga z'Imana. nanjye imbaraga z'Imana zampereye kunywera ku iriba ry'amashimwe. ndasengera umuntu wese ushobora kuba ari mu kibaya cyo kuba hari amariba yo kuvomera ku bintu bisharira, akomere hirya y'iryo riba. Imana izagufukurira kandi kariba kagushimiraho Imana mu izina rya Yesu. ni ukuri ntabwo buzahora bwije, Imana izakesha ijoro ryawe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom. Imana yagize neza, yakoze iby'imbaraga mu buzima bwawe. ubivuze wihuta wihuta wihuta, ariko rwari urugendo rutakoroheye. rwari urugendo rutakoroheye. ntabwo nzi niba imiryango y'umufasha wawe witahiye byibuza muri urwo rugamba rwo kumurwaza warababonye, baragufashije cyangwa wirwanyeho? ntabwo navuga ko batambaye hafi, harimo bamwe bambaye hafi bakohereza ku bushobozi bumfasha, kuko buriya kurwaza umuntu imyaka ingahe ntabwo uba ugifite icyo gukora. yarwaye mukiri n'abageni? yarwaye tukiri n'abageni. nshinga akantu ko gukora mu gihe cy'uburwayi, n'ubundi uburwayi oriye kugabanuka burakomeza burazamuka, birangira mpombye. nyuma yaho ubukene buba bwinshi, ncuruza igikoma mu isoko kigendana mu kajerekani n'icyayi cya mukaru n'amandazi mu ntoki. uri bujye kugemura? nkagemura, nkagira gute. umva nahuye n'urugamba, ariko reka nshimire n'abantu bose bashobora kuba abansengeye ngo Imana inkomereze mu rugamba, abansuye, abamfashije muri urwo rugendo nari ndimo, bakampa ku mafaranga yabo. ndabashimiye ndi imbere y'Imana aho baherereye hose. Uwiteka abaduhere umugisha. Izayi, ntabwo ari ibintu byakorohera umuntu wese. hari ijambo wavuze utangira, Imana yakubwiye ngo ntago ari umugore iguhaye, ariko ni umugisha. ariko ni umugisha. imbwira ngo zamumenyekanishirizaho. ubwo naramenyekanye niho ndi umugabo. urugamba kwa muganga ndi umugabo. ubwo yigeze kurwara n'indwara yo kuva, nkajya ngura amakotegise. abagabo bose baramenya ko hari umugabo ugura kotegise buri munsi. ibyo nabyo ndamenyekana ko ndi umugabo utabyara. ndamenyekana mu baganga, ndamenyekana mu baki. narazengurutse. ndamenyekana ko ndi umugabo ukennye ucuruza igikoma mu muhanda, umugabo ucuruza amavoka, ko n'amavoka narayacuruje yo mwibase, nkajya ngenda natebeje nk'umukozi w'Imana, ariko ngiye gucuruza amavoka kugira ngo ndebe ko nakuraho igihumbi. naba nakoreye ibyo bitatu, nkahita nsanga umugore ararembye nimugoroba, bikansaba ko niyambaza abavandimwe kugira ngo nongereho njye kwa muganga. ni ukuri yewe, umuntu yaba azi yuko afite amagara mazima, akaba azi ko hari umuturanyi ashobora kuba afite urugamba rwo kuba ararwaza,
musabye kuba hafi y'umuvandimwe ko ntabwo n'urugamba rutoroshye. N'urugamba rutaba rworoshye buriya baravuga ngo ikica amahirwe y'umuntu gitera uburwayi. Nubwo waba ufite amamiliyoni menshi ashobora kugushiraho mu kanya gatoya kubera uburwayi, urasohora ntiwinjiza. Ntabwo winjiza. Dushima Imana abanye nawe. Yego, yarakoze. Ntabwo nzi niba kino gitero ukizi, yaba ngo niwenyesha umwuzuro w'aya masezerano, niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya, imbaraga zawe reka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amazi. Yarabikoze. Imana yarambwiye ngo ngiye kugushumbusha urugo ntagutindiye. Hari abaririmbyi baririmbye ngo ushobora gutinda cyangwa ikabanguka. Imana ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, ariko mu gihe cyo gutinda umuntu ntakajya avuga ngo ntabwo izaza. Oya, ishobora gutinda ariko irimo irategura ikintu izakora. Kwa Lazaro Imana yaratinze ariko izi birimo biraberayo, ariko igihe cyose yahagereye yahaye imitima yabo kwishima. Imana izagera ku buzima bw'umuntu dukurikiranye. Imana yongera imuhe kunywera ku gikombe cyo kwishima mu izina rya Yesu. Kuri Imana ntabwo ihemuka. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Murakoze, ntaririmba cyane. Dushima Imana yabanye nawe kandi rwose ikomeze kumwe n'abandi bana, guwe n'abandi bana, nawe unywere ku gikombe cyo kwishima. Amen. Hari umuririmbyi wa 60 yararirimbye igitero cya gatatu, aravuga ngo abaremerewe n'ibiruhanya tubabwire Imana yacu y'abakuru, tubahumurize yuko umukiza wacu amara iki agahinda. Ako gahinda ushobora kuba uhagazemo akariko kose, mu ijuru bafite imbaraga zo kugukiza agahinda mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Hirya y'ibibazo by'ibintu wisunge Yesu, ntabwo bizarangira gutyo, kandi ntabwo bijya birangira nabi. Ku bantu biringiye Uwiteka ntabwo birangira nabi. Dawidi yigeze kuvuga ngo mba nararabye iyo ntaza kwizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka munsi y'ababa. Ariko Dawidi Imana yamugarutse imugirira neza. Tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Muntu nkurikiranye, uko waba umeze kose, uko waba uhagaze kose, nubwo waba uri murarara muri ruhurura, icyo ngusabye ba mu mategeko y'Imana, wumvira Imana. Wirinde gukora ibyo yanga, ahubwo ube mu murongo w'ijambo ry'Imana, wemere kuyoborwa n'Imana, ube mu bigerageza ariko uri kumwe n'Imana. Hirya yo kugeragezwa Imana izatabara. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye cyane Mana. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Topera shaido minima siri wiringo minita kuwa mando uri Imana kwe. Haleluya, haleluya. Uri Imana idatakita, uri Imana idatererana abantu. Waravuze ngo uri Imana iseruka mu gihe cy'amakuba, uri Imana iseruka mu gihe cy'ibyago. Haleluya. Ndasengeye umuntu dukurikiranye ushobora kuba ari mu bihe bibi, imbaraga zawe zimuhere kumwera kumene fome ku mariba yo gushima mu izina rya Yesu. Witse umusozi ushobora kubura imbere ye, umuhe kwishima Mana. Ndagushimira ko nyuma yo kurira hari uguhanagurwa amarira. Uri Imana ihanagura amarira, kuko uwanditse yaravuze ngo kurira kwararira umuntu. Imyaka 2 yashira umuntu arira, imyaka 5 igashira umuntu arira, 20 igashira umuntu arira, ariko ukamugenera igitondo cy'impundu. Nasomye ijambo riri muri Yohana 5:5. Hari umuntu wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi cy'Ibetisaida arwaye amerewe nabi, ariko igitondo kimuhageze uramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Mana, ndahumuriza umuntu wese ushobora kuba amaze igihe kirekire ari mu gahinda. Ndasenze ngo igitondo cy'impundu ukimuremere Mana, uzobugize neza. Urakoze kukumva gusenga,
urakoze kukuri intwari ku rugamba. Sabiye umugisha abantu bose badukurikiranye, sabiye umugisha umuntu wese mu ruhande rwe. Haleluya. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwe. Urakoze mwami, ubane n'abantu bawe, ubane n'umuntu wese, ubane n'abasore, ubane n'abakobwa, ubane n'abagore, ubane n'abagabo. Mwami ndasenze uyemeje kuvura abantu, ndasenze ngo utange akaruhuko kuri uyu muntu maze ike mu ntambara. Urakoze kubikoze neza, tubyambaje Imana dushima mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.